Bamurangije tour za Mashiriki Film Festival, ni festival iri kuba ku nshuro ya 11, ni festival wabonye gute par rapport y'izindi kuko cyane si ya mbere igiyemo uture mwanyuzemo tubonye gute, hanyuma ikindi gikorwa kivuze iki kuri wowe? Iyi ni festival ya Mashariki, nibwo bwa mbere nari ngeze muri Mashariki. Ya n'ubwa mbere nayitabiriye. Navuga ko ari Mashariki itandukanye n'ibindi bihembo, abandi bategura ibihembo kubera ko bashyize umukinnyi imbere, ikindi baratwubashye, ikindi ibyo twabasabye nibyo baduhaye. Yego. Uravuze ngo bashyize umukinnyi imbere, hari ibindi bihembo bijya biba muri sinema? Yes, nubwo atari byinshi. Ushatse kuvuga ko itandukana ari irihe? Nakubwiye ko nyine baduhaye agaciro. No, mbivugiye ko hari ibyabanje, wenda ko gaciro nabonye muri Mashariki ntako nabonye. So baduhaye agaciro, bubashye umukinnyi. Byonyine kubona polisi y'u Rwanda ifata umwanya wayo wo kuduherekeza ahantu hari hose tugiye ni igikorwa kitari gitoya. Ikindi noneho kubona namwe mwese ntekereza ko n'ubwa mbere duhuriye muri festival, bisobanuye yuko iki ari igikorwa gikomeye par rapport y'ibindi nitabiriye. Yego. Ni ku nshuro 11 nk'uko Emi yarabivuze, ariko uravuga ko ari ku nshuro ya mbere wowe yitabiriye. Hari harabuze iki? N'ubwa mbere nabaye nomine. Sinya mbaza impamvu ntari nomine cyangwa nabaye yo, mba ndi nomine tu cyangwa ntari we. Nyuma yuko se ubaye nomine byibuza uri amahirwe angahe yo kuba wakwibukana kino gikombe, cyane ko uhatanye n'abantu bakomeye baje muri sinema kera kandi bafite na experience? Amahirwe ya mbere nagize nayo kwitabira Mashariki Film Festival kuko ntago ntekereza ko ni igikorwa gikomeye. Byonyine kuba narabaye nomine birarenze man. So ibikombe tuzabimenya ku itariki 29. Nimumbona nagitanye ubwo nyine muzayigendamo. Navuga hanyuma Mama Sava, munyuze mu turere dutandukanye, munyuze mu duce dutandukanye, ni hehe hantu wavuga utahangaha aka karere nabonye bakunda sinema kurusha ahandi? Ahantu hose twagiye batwakiriye neza. Ntekereza ko hari uko wenda byagiye bihuzwa nuko hari ibikorwa by'abaturage bisanzwe, hakaba nk'umuganda tugakorana umuganda n'abaturage, ahantu twagize amahirwe gura n'abaturage, abaturage batwereka urukundo. Twagiye batabizi ntago twabimenya niba badukunda cyangwa batadukunda. Mama Sava, watangiye uri Mama Patrick, nyuma uba Mama Sava, kandi wanakinye muri filimi nyinshi harimo n'Imisigo Gori no mu Ndamutsa. Iyi filimi uvuga ko yahinduye iki kuri karere yawe kugeza ubwo nubwo umunsi twita Mama Sava kandi feliz wanyuzemo? Papa Sava ni filime yaremye Mama Sava. Ni filime yaremye Mama Sava, mba umuntu mwese mwamenye kuko ni wowe wampaye ikiganiro bwa mbere ninjira muri ibi bintu. Nta muntu waronze, ariko aka kanya alhamdulillah buri wese aranzi kubera nyine iryo zina Mama Sava nakuye kuri Papa Sava. Papa Sava yanyize, so ndabishimira Imana. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu mba mbona ntafite. Urumva ikintu kikugaburira bya buri munsi, akazi kawe ni ikintu hagaciro. So ndashima Imana kubw'izina Mama Sava, ngashimira cyane na Papa Sava ari impaye. Ese Sava ari he? Ari ku ishuri kwa nyirakuru. Yarakinnye imyaka 2. Yagiye ku ishuri shaka. Hanyuma Papa Sava nigarukiye kuri festival. Papa Sava mu kanya tuganira aratubwiye ati bibaye byiza ubutaha bakuramo ibyo gutora, kubera ko ntago dukwiye kuba twarakoze ariko ngo tujye no gusaba abantu amajwi. Nawe ni kubibona cyangwa ubona ari kibakosora muri noneho next time? Ntekereza ko ku ruhande rwanjye ntagire unyumva nabi, gutora ntago bitwereka koko ko umuntu ashoboye. Gutora ni kereka ari abajaji tureba hari, kandi nabwo nabonye kenshi bizamo ibintu ntasobanukiwe. So ntekereza yuko aho gutora twakabana amafaranga, kandi wa mugani wa Papa Sava twaravunitse, bagahaye agaciro akazi twakoze imyaka tumaze dukora, bakavuga bati Papa Sava yayoboye uru ruganda igihe kirekire. Papa Sava yazanye mu gakino abantu batandukanye, akwiye igihembo. Ibyo nakaba ari ibintu dushingira ku bikorwa ntitubishingira ku mafaranga y'abaturage. Yego. So usibye icyo ngiki ikindi ubona bahindura ubutaha ni ikihe? Ikindi bahindura nsenyibuka. Ikindi cyangwa bakongeramo imbaraga cyangwa uranyuzwe? Ndanyuzwe first of all, ndanyuzwe, ariko nabo ku ruhande rwanjye twagiye mu turere dukeya kuko aba bantu urabona ukuntu abanyeshuri bishimye, abantu bari muri stade bishimye, hari abantu benshi bakeneye kutubona. Niba tutarageze Cyangugu cyangwa ahandi hantu nyine tutageze, bisobanuye ko hari abantu tutahuye nabo. Ubutaha rero bazongeramo naho hantu tukahasura. Mama Sava, niba nibeshye ushobora kuba utaraproducinga filimi yawe bwite, cyangwa ndira hari wenda akaba nta makuru ufite, ujye ubitekerezaho? Ntago mbiteganya. Yego. Kubera iki?
mbere nigeze kubitekerezaho ariko nanga kwica intege ndavuga before yuko mfata umwanya wanjye wo gukora filime yanjye nafata umwanya wanjye mwiza wo kwiyubaka ngakora umukinnyi mwiza muri Mama Sava cyangwa muri Analisa ngakora umukinnyi mwiza wenda uzagera kure ya hanyuma dusoza rero nyemerera mve muri festival nyemerera mve muri sinema gatoya njye kuri Analisa tuzi nk'umukinnyi wa sinema mu minsi yashize ugize gutya utangiye kudutama amafoto uri kumwe n'umukunzi wawe ndi mu rukundo humura utweretse umukunzi wawe aho tuza no kumenya ko ari we mwakundanye na mbere mwabyaranye imfura yawe mutubwireho tubwire ko ndi bubabwire byinshi ikintu ndi bubabwire no kuri musore mukunda mwiyunze gute ko mwe mumaze igihe muta ntabwo twaye twarashwanye shaha ariko nzabifataho umwanya no nzabifataho umwanya mbibaganiriza ibaze none izi mikoro zose mfise kuri ibyo bintu n'izi kamera zindi imbere ntabwo nabivuga amazimwe yandi ariho niwe turi kumwe mu rukundo iyo mukimara gusubirana n'iki kintu cyakumotivye gusubirana nawe cyonyine niwe ngiye kubivuga mu mazina neza niwe rukundo rwanjye rwa mbere nese Masava wenda shinge kubyo yavuze wavuga ko noneho bw'abahanuzi bwa pasiteri rero usohoye yabavuga ukuri ubuhanuzi bwa pasiteri hano yavuga ko nyine ugiye kumera neza ujye kugira urukundo abanza kuvuga Papa Sava avaho n'uwo yavuze wenyine nta wundi yavuze Mama Sava yarengejeho oya nta wundi yarengejeho sha yarampaye umwe kandi Mama Sava ejo twabonye Miki bamuterera ivi biba ibirori byiza cyane kabisa wowe hari igitekerezo byibuza baguterera ivi je ntabwo ntera ivi usuye uko hanyuma Mama Sava reka dusoze ugenera ubutumwa amashirika yego unibutsa hano ariko bugutora ariko imibare iri hasi ibintu byo kuntora rero bagerageze bantora ariko sindi bubivuga ko simbyibuka ariko kode yanjye 36 niyo suwo ntabwo mbizi cyangwa uvuze undi nshaka mvuze undi kubera icyo utabyibuka nabanza mutabiha agaciro ntabwo ari ukutabiha agaciro ibintu njye ntabwo nizerera mu sinzi niba ndi mbivuze nabi ariko ntabwo nizerera mu mikino y'amahirwe muri betting kuko njyewe abafana banjye nahamya ko aribo bafana ba Aisha cyangwa aribo bafana ba Miki cyangwa ba Ketchup cyangwa abandi so ntago rero najya kuvuga ngo uyu muntu arafata amafaranga ye 200 antora atoruye bisaba kuba ufite umuntu ugukunda byanyabyo sibyo simvuze ko ntabafite bankunda ariko tutabeshyanye duhuje abafana bivuze ko nta mwihariko utandukanye nabo bandi uvuze umwihariko wanjye ni Mama Sava ari undi Mama Sava uzi icyo bagutorera rero nawe abantoye barantoye abantoreye ko ndi Mama Sava sinigeze mbipostinga sinzi niba mutaranabibona ntabwo nigeze mbipostinga kuko ibintu birimo amafaranga ibintu bashoramo amafaranga ntabwo mbyizereramo cyane murakoze mashariki mwadukoreye ibintu birenze muri abantu barenze njye ku ruhande rwanjye ndabashimiye no guhagurutsa itangazamakuru ringana gutya rikaza ni ikintu kiba gikomeye so Trezor by'umwihariko uri umuntu w'umugabo hajya timu mukorana murarenze noneho Mashariki Film Festival urakoze ugenera ubutumwa umukunzi wawe nubwo ikinyarwanda ari gike ariko umugenera ndamukunda nawe arabizi akoze kabisa